ngiye kukwereka uko nitegura ikizamini kugira ngo mbashe kugitsinda. Uwase ni umwe mu bana bitabira ihuriro ryo gusoma ryo ku kigo cy'amashuri cya Miduha giherereye mu murenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero. Uyu mwana arimo gusomera umubyeyi w'akanyamakuru k'abana kitwa Karame yahawe na Mureke Dusome. Uyu mwana yemeza ko ubumenyi yavomye mu ihuriro ryo gusoma bumufasha gutsinda n'andi masomo yo mu ishuri. Namenye gusoma neza, menya n'ubwenge mu ishuri. Ikintu cyungutse twebwe isomero ryacu abana barabikunze cyane. Bigaragarira mu bana bari barataye ishuri bahise bihuta bongera kugaruka mu isomero. Ubumenyi bw'abana bwarafashije cyane kubera ko mu byo basomaga hari ibintu bageze bakuramo ibintu by'imivugo, ibindi bakajya babikinamo nk'amateatire y'amakinamico. Ubona ko abana bafite intera aho bavuye n'aho bageze. Ubona byarahindutse cyane rwose, asoma neza, byatumye aba n'umuhanga mu mashuri hose. Abarimu bajya batubwira ko usanga umwana arushaho kumenya gusoma vuba byihuta, bigendanye n'ubundi nuko baba bakoze imyitozo yo gusoma udukuru muri bya bitabo byagiye bitangwa n'umushinga. Ugasanga rero ko uyu mushinga hari ahantu wagiye utuvana, hari n'ahandi wagiye utugeza, kuko abana batangiye no kumenya uburyo ki nabo bashobora kuba basobanurana n'udukuru bashobora kuba basomye, bakatuganiraho bakunguranaho n'ibitekerezo. Mukashyaka Madeleine ni umukangurambaga wo gusoma ku ihuriro ryo gusoma ku kigo cy'amashuri cya Miduha kuva mu mwaka wa 2017. Avuga ko icyo gihe ababyeyi batumvaga neza akamaro ko gusoma, bityo bakabuza abana babo kwitabira ihuriro ryo gusoma, ariko ku bw'ubufatanye bw'inzego z'ibanze n'ubuyobozi bw'ishuri ababyeyi bahinduye imyumvire. Twakoze ubuvugizi twifashishije inzego z'ibanze ngo dukorana inama nabo babasha kutwoherereza abana. Icyo nanjye mbikoraho ni uko mbaho umwanya wo gusoma nk'izo nkuru ziri mu bitabo, n'umunsi wo kwiga nkabashishikariza kubabwira ko baba bakerewe. Twigeze gukorera nk'amarushanwa mu abana turabahuza, hari n'ibihembo bari bagiye batanga, ubwo nyine nk'umwana wagiye arusha abandi, gutyo niko twagiye tubigenza. Iyo habaye nk'amarushanwa y'abana baraduhamagara tukajyayo tugaherekeza abana, bakabahereza udutabo basoma, buri mwana bafite icyo yakuyemo akakivugira aho ngaho. Mu rwego rwo kunganira ibitabo bihabwa ihuriro ryo gusoma, Mukashyaka yiyandikira udukuru yifashisha mu gihe arimo kwigisha abana gusoma. Twagendaga ibitabo tubikora mu bintu by'imifuka, ibindi tukabikora mu bikarito. Ibi bimuha icyizere cy'uko adashobora kubura imfashanyigisho mu ihuriro ryo gusoma ahagarariye. Nk'abantu twari turi kumwe mu ihuriro turavuga ngo nk'ubwo leta yacu yadutekerereje ikaduha ibitabo, ntabwo tuzavuga ngo ni bikeya, natwe tugenda twikorera ibyacu nk'uko twari twarabihuguriwe. Mureke Dusome ikomeje gushishikariza abakorerabushake, ababyeyi, abayobozi b'inzego z'ibanze gushyigikira ibikorwa biteza imbere gusoma mu bana, ari byo bibabera umusingi wo kwiga neza, bigategura ejo hazaza heza.